Jewe narabyivugiye njya magarara nkanatinyuka nkavuga ko nta muntu wigeze nzamura. Kubera iki? Nabonye ubuzima naciyemo n'ukuntu ibintu byagenze kugira ngo sahize ube wafashe iminota yawe wowe uri kunkurikira, ube wafashe iminota yawe uve ku munota wa mbere ugere kuri uyu nguyu ukinkurikiye. Ibyo bintu kugira ngo bigende uko nguko nta mwana w'umuntu n'umwe wabigizemo uruhare. Imana yonyine yakuzamuye nubwo waba uri ikigoryi gute. Ibyo ni ibikureba bipfa kuba umugisha yagize gute yavuze n'uyu wo kugenda, kuko tuza abastari baba nta kintu bashingiraho n'amacano bagira, ariko ukabona umuntu ni umustari nta kantu yikoreye gusa ahita yamamara, igihugu cyose kiramukunda. Imana yavuze ngo tambuka ugende. Kandi hari ibihumbi bijya no kwicara mu mashuri biri kwiga gukora ako kantu uwo muntu yakoze. Ugasanga umuntu yaje ntitunabamenye ijambo rimwe gusa rene ako kanya igihugu cyose tukata dusubiramo umuntu yakoze ama TikTok n'ibyo byose. Wowe wihirinze wafunguye amacano byanze bakoze ibiki byose kujya kuri uyobewe abantu bashora miliyoni mu mafilime ngo bahitinge nkawe. Ninashoye iki sura utwe gusa ariko bararushoye pe. Turakora Dagaswe n'urunyundo akabona views kiramani yagize akavuga ati man kaje no kubapfumu ibintu bikora bikanakuroga bikora akaje